toka satani, ibyo nakubwiye wibwira ijoro ryiza. Amen. Ku buryo umuntu agera ku rwego asenga yiyoroshe yasigaye ijosi. Abo badayimwe ari ubu uri kumva ijambo ry'Imana n'igihe wari ugikizwa, Imana ivuze n'iryari wayumva. Zikenera ibyo bita mame. Niba megabyte uguriramo hano asumba ubwinshi amaturo utura nawe wahuye n'umuju. Icya gatatu, mushyitsi cyane hano, ariko ndashimira Imana ko twongeye kubana nyuma y'iminsi yari iciyeho nkaba ngarutse hano kandi nkikijijwe. Imana ibishimirwe. Ari igihe abantu batumva uburemere bw'iryo shimwe ryo kuba umuntu akiri mu buntu bw'Imana, ariko abakare nababwiye ko kugwa bitagoye. Ari umugabo w'inshuti yanjye wambwiye ukuntu yasoje amasengesho y'iminsi 3 ahita akora icyaha cy'ubusambanyi. Kandi nta muntu wajya gusenga iminsi 3 ari gukina. Rero kuba tugikijijwe nta nama yatwizeho mu itorero, nabyo nundi mugisha ukomeye cyane, mbishimiye Imana. Mfite intashyo zitandukanye, aho navuze ubutumwa hatandukanye bamaye intashyo, mwakira intashyo za bene so. Dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, ibice 10 umurongo wa 9 n'umurongo wa 10. Yohana ibice 10 umurongo wa 9 dusoreze ku wa 10. Reka dusome ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuze ngo nigerembo umuntu niyinjira muri ye azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura. Ariko jyeweho uwo ni Yesu, nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Nigerembo umuntu niyinjira muri ye azakizwa, azinjira asohoke, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbuka no kurimbura. Ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Mwakira ijambo ry'Imana. Curangira mucuranzi yasagumisha. Nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu byiza Imana yavuze byose. Nakiruta iki ko Yesu ankunda, nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, ubwo nakwiriye. Kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kuncunguza urupfu rubi. Mu byiza Imana yavuze byose, nakiruta iki ko Yesu ankunda, nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, ubwo nakwiriye. Nindeba ubwiza bwe bwo mu ijuru, zajya ndirimba iteka ryose. Zajya mubaza ndirimba nyani, Yesu niki cyakunkundishije. Nindeba ubwiza bwe bwo mu ijuru, zajya ndirimba iteka ryose. Zajya mubaza ndirimba nyani, Yesu niki cyakunkundishije. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye
urankunda ubwo nakwiriye. Siku moja tutakwenda mbinguni, tuishi milele na Bwana. Makao ya milele, makao mazuri ya ajabu, tutafurahia, tutashangilia, tuishi milele na Bwana. Ni wanani watakwenda mbinguni? Ni wale waliokolewa. Ni wanani watakwenda mbinguni we? Ni wale waliokolewa. Makao ya milele, makao mazuri ya ajabu, tutafurahia, tutashangilia, tuishi milele na Bwana. Shida tabu hazitatuachisha kwa makao yetu ya milele. Makao ya milele, makao mazuri ya ajabu, tutafurahia, tutashangilia, tuishi milele na Bwana. Amen. Hanyuma y'iyo ndi kuririmba mba ndirimbira Imana, kandi iyo Imana inezerewe nanjye ndabyumva. Mfite urukumbuzi rwinshi cyane mu mutima wanjye, umbuye iwacu mu gihugu cy'abakiranutsi. Yaba mfite amababa ngo nguruke ngereyo, ariko kuko ari nayo mbuze uko nakwigira. Mana yanjye ubimfashemo. Yaba mfite amababa ay'abamarayika, mbangurutse nkagerayo ab'i Siyoni iteka. Abazataha vuba mureke njye mbitumire, muzamumbwirire ku rukumbuzi ruturenze. Kuba umushyitsi n'umwimukira biragatsindwa, imibabaro dufite nuko tumukumbuye. Mumubwire yurire ifarashi yo gutabara, kuko natinda bamwe muri twe baraperasma. Yaba mfite amababa ay'abamarayika, mbangurutse nkagerayo ab'i Siyoni iteka. Ibinteye gukumbura umukunzi simbibuze, ibigerageza iyo bije mpita mukumbura. Hari igihe bindya nkababara cyane, bikamera nk'intozi zindiye umubiri wose. Nkawumiriza ngo nkanguke nagezeyo, nkababazwa cyane no kwibona nyibirimo. Ibigire vuba umukunzi wanjye azanyomore, zikwico yambwiye ari icyadateze guhemuka. Haleluya. Hari umunsi tuzajya mu ijuru. Wangu warabyumvise, ntushobora kujya mu ijuru utahakumbuye. Hari igihe umuntu agira intambara, hari igihe umuntu agira ibibazo akagira intambara, yarangiza akavuga ati, akirukanka ku bashumba ati nimunsengere Imana inyure. Ntiyagucyora utahakumbuye. Imana izajyana mu ijuru umuntu uri kumbura.
haleluya. Yankumbura n'umunsi zagera mu ijuru, zanezerwa nimureba mu maso, yaka nk'inyenyeri iteka uw'igikundiro, iruta inshuti zose zo mu isi, intimba zanjye zose yarazikoreye, uko ngeragejwe ndinda wa mubi, ubwo ngotesheje ingabo ntacyo nyitinya pe, n'igihome cyanjye nyamwishamo, yankumbura n'umunsi zagera. Amen, amen, amen. Yesu ashimwe. Bibiliya iravuze ngo ni gerembo, kandi umuntu niyinjira muri nge azabona urugori. Ni Yesu wavuze aya magambo. Mwanditsi w'igitabo cy'umugenzi yaravuze ngo mukristo ubwo yarahagurutse avuye mu gihugu cyo kurimbuka, nk'icyo natwe Imana yadukuyemo, ngo yirukansa atazi aho akwiriye kujya, ngo nyuma avuza induru arataka aravuga ngo ndababaye cyane, ngo nta n'umuntu wo mu isi undusha umubabaro, nta kintu kibabaza nk'ibyaha n'ingeso za kamere. Agitaka ngo haza umugabo wari ufite igitabo cyarushaga ibindi byose ubwiza n'ijambo ry'Imana. Aramubwira ngo yewe urushye kandi uremerewe. Wa mugabo aramubwira ngo ni koko mu isi nta muntu undusha umubabaro. Ushobora gutura mu nzu nziza ukaba mu buzima bwiza, ariko ibyaha iyo ufite icumbi ry'ibyaha ni wowe muntu wa mbere uburushye. Hanyuma wa mugabo abwira mukristo ngo nkugiriye inama wayemera. Mukristo aramubwira ngo yingire kuko ndashaka inama nziza. Rangije ngamutungira urutoki, aramubaza ngo ririya rembo, nkamwereka ahantu hitwa hitegeye, ngo waba uri kuribona. Mukristo abinyangamugayo avugisha ukuri, aravuga ngo iryo rembo sindibona. Ntago byoroshye gupfa kubona Yesu, cyane iyo ukiri umukristo muto. Arangije abonye irembo ataribonye, aramubaza ngo itabaza rindi se ryo waribonye? Nta rindi itabaza yamwerekaga n'ijambo ry'Imana. Zaburi 119 umurongo w'105, Dawidi yaravuze ngo ijambo ryawe ni itabaza, ni umucyo umurikira inzira. Hanyuma aramubwira ngo kurikira ririya tabaza niryo rizakugeza ku irembo. Nta kindi kintu cyageza abantu kuri Yesu keretse ijambo ry'Imana. Hanyuma ngo ararikurikira aza kurigeraho. Ageze ku irembo mu nzira nyinshi yanyuzemo, ngo arakomanga bigereranywa no gusenga. Nguko yakomangaga amara igihe kinini ntawe umwitaba. Hari igihe Imana iceceka ariko yumvise ngo irebe ko haguma. Ngo nyuma haza umukumirizi atera hejuru aravuga ngo wowe ukomanga urinde, mbarizo uwo mwegeranye ngo urinde. Mubibazanye. Mukristo avuga ikintu gikomeye ahita yatura. Bibiliya iravuga ngo umuntu yizeza umutima akatuza akanwa. Atera hejuru aravuga ngo ndi umunyabyaha ariko ubabajwe nabyo. Ngo uwo mugabo ahita amukurura vuba aramwinjiza. Mukristo atangazwa nuko bamwinjije muri Yesu bamwirukansa. Arangije arabaza ngo ko nari nahageze ni iki gitumye munyinjije gutya? Wa mugabo aramubwira ngo bugufi cyane bw'iri rembo, mu yandi magambo bugufi cyane bwaho Yesu ari, hari igihome. Bezeburi ni umudayimoni w'ikuzimu ushinzwe ibintu bigera muri 4 mu isi. Icya mbere gishinzwe Bezeburi, ubundi izina rye ni umudayimoni ukora ibitangaza bijya gusa nk'iby'Imana ariko bitari iby'Imana. Mwamwumvise uwo ari we? Niwe bashinjaga Yesu ngo amuha gukora ibitangaza. Afite imyuka 4 ahagarariye mu isi. Umwuka wa mbere ni inyigisho zisa nk'ubutumwa bwiza ariko butari ubutumwa bwiza. Icya kabiri ni we shefu cyangwa se ni uhagarariye imyuka y'abadayimoni bitwa abarangi. Sinshaka kubatindaho, ariko ibimenyetso 3 bigaragaza ko ufite umwuka w'abarangi cyangwa wasenganye nabo cyangwa bakurambitseho ibiganza. Icya mbere ni uko mu mwanya w'ijambo ry'Imana umuntu
badasinzira bashyiraho ikorasi umuntu agakanguka. Icya kabiri ni umwuka w'ibyaha bimeze nka sumaku umuntu yihana yongera kubisubiramo. Icya gatatu ni inyota y'ubuhanuzi nyinshi, hanyuma ijambo ry'Imana ukarigirira inyota nke ku buryo umuntu ashobora kujya mu materaniro akavuga ati uyu munsi nta Mana yaje kuko batahanuye. Hanyuma ngo Bezebuli afite igihome gituranye n'ahantu Yesu ari, ngo kirasa cyane, ngo gifite misiyo yo kurasa cyane abegera iryo rembo kugira ngo bapfe bataryinjiyemo. Mu ijambo rimwe, twebwe iyo turi kubwiriza ijambo ry'Imana nitabaza cyangwa se nitoroshi rimuri ku muntu wese waje gusenga rikamubwiza ukuri uwo ari we. Ahari abantu bakubeshya, ariko ijambo ry'Imana ntiryakubeshya. Iyo udakijijwe rirabikubwira, n'iyo ukijijwe rirabikwemeza. Hanyuma iryo tabaza iyo rikumuritsemo, twebwe abigisha ntidufite ubushobozi bwo kureba mu mitekerereze yanyu. Hanyuma hari umurimo mufite, hari n'undi murimo Imana ifite. Umurimo w'Imana ni ugutsinda umuntu wese waje gusenga rikamubwira uwo ari we. Umurimo wanyu ni ukwemera ibyo ngibyo murimo, aricyo cyitwa kwatura. Hanyuma ngo abantu benshi bagera ku irembo bagahita bapfa batararigeramo. Ushobora kumara igihe kinini warabatijwe muri ADEPR ariko utarigeze ugera muri Yesu kuko waguye ku irembo. Byashoboka ko umuntu aba muri korari ariko yarapfiriye ku irembo. Byashoboka ko umuntu abwiriza yarapfiriye ku irembo. Ikimenyetso cy'uko umuntu yaguye ku irembo nubwo ari ibimenyetso nk'icyenda, ariko icya mbere ni uko uwo muntu ahinduka umukristo w'amananiza. Kugira ngo wumve ibyo umushumba yagutangarije biragoranye kuko n'ubundi ntiwinjiye mu irembo. Reka amatambuke. Mukristo ageze mu irembo abwirwa byinshi byaje gukurikiraho. Yesu rero nawe yavuze ngo umuntu yageze muri iryo rembo abona urwuri, kandi aravuga ngo umuntu azinjira kandi azasohoka. Abakare nabibabwiye, ushobora kwinjira nonaha mu materaniro twayasoza nawe ukabusohotsemo. Ibyo ni ibintu byoroshye cyane. Yesu yaravuze mu bice 24 muri Matayo umurongo wa 41 ngo abagore ni babiri, umugore ashushanya umunyetorero n'umuntu wabyawe n'amazi n'ijambo, ngo bazaba bafite urusyo rumwe. Urusyo nta rundi ni rumwe n'ijambo ry'Imana. Amabandi, abavuga ukuri, ababeshya, twese urusyo n'urunguru n'ijambo ry'Imana. Ngo ari kumwe azajyanwa undi asigaye. Bisobanuye iki? Tuba turi mu rusengero tano turi benshi, ariko hari umubare w'abari mu irembo mo imbere, hari n'abari inyuma yaryo, kandi ibyo ntiwabibonesha amaso y'umubiri. Yesu rero avuze ijambo rikomeye, aravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi. Ngo hari ibintu bitatu bigenza umujura. Icya mbere ngo ni ukwiba, icya kabiri ngo ni ukwica, icya gatatu ni ukurimbura. Kugira ngo ntaza gutinda, igihe ni gito, reka mvuge umujura. Umujura ni Satani. Iyo Bibiliya ivuze Satani ivuze ikiremwa kigizwe n'imyuka ine isobanura Satani uwo ari we. Satani ni ikiremwa cy'umwuka. Imana indinde kumuvuga cyane kuko sinshinzwe kumwamamaza. Abakare nababwiye ko nta ntebe bagira kandi ni kuzimu siwe. Icyakora yicara mu ntebe ikurimo mu gihe irimo ubusa. Hanyuma umwuka wa mbere usobanura Satani ni ubwibone buri mu matsinda nk'atatu. Reka mvuga abiri nihuta. Ubwa mbere ni ubwibone ufata abantu b'igitsina gore, ari nabwo buremereye kuruta ubundi, ariko ngo nabwo ni impanuka bagize yo guhura na shitani bwa mbere bamwirukana mu ijuru. Muzi ko yahuye n'umugore, kandi mbibutse ko bamumanuye atasambanye, atagiye mu kabari. Yakoze iki? Ubwibone. Kuko ngo yatwaraga umucyo w'Imana, ngo yari afite gahunda yo kuririmba mu ijuru, niyo nshingano yari afite. Ababazwa nuko habaye inama yo kurema umuntu ngo ntibamutumire. Mwe mwigeze mubona nubwo umuntu yaba azi kuririmba gute bamutumira mu nama y'abashumba? Nicyo cyarakaje Satani. Ubuse wakantona ku buryo abashumba bakora inama bakagutumira nawe? Ngo ibyo biramurakaza, yishyira hejuru. Mu ijuru nabo bahita bamumanura kuko nta bihanga bibiri mu nkono. Imana mu ijuru niyo ifite icyubahiro, abandi bose ngo bikubita hasi bakavuga ngo Uwiteka Nyiringabo harera. Kandi natwe uyu munsi turamburira Imana amaboko. Imana niyo yonyine ye. Haleluya. Hanyuma umugore rero, ubwibone bw'impamvu buremereye niyo manuka yabayeho, ariko Yesu nawe yagiye gukiza abagore anyura mu nzira eshatu ziremereye kuruta abandi bose. Inzira ya mbere ni uko aza mu isi. Yanyuze hehe? Habaye umunsi wishimwe mu ijuru, Yesu yitanga ngo agere mu isi. Aza kubyarwa n'umwari utunganye
uwera tura Kristo we kadufungira aho tuzakomeza ejo. Inzira ya kabiri azuka abonwa na bande mbere? Hariho abahamya b'urupfu rwa Yesu nibo barungurutsemo. Murekera aho ngaho. Inzira ya gatatu itorero rye arigereranya n'umugore. Niyo mpamvu umugore wese warimbuka azize ubwibone nawe yaba atandukaniye n'uwishwe na Nyabarongo kuko yicugize ute? Ntacyo Yesu atakoze. Ubwibone bwa kabiri ni ubwibone bufata abantu b'igitsina gabo cyane ku ngingo nk'ebyiri zizarimbuza abana mu mwuka. Iya mbere yitwa gukunda icyubahiro cyane nk'abayobozi bato bato b'ibyiciro bakiburiye mu rugo akaza gukusanyiriza mu rusengero kavuga ati muramburire Imana amaboko abanga mwese murapfa naho nibikomere yaje kwivura. Ngingo ya kabiri ni ijambo ryoroshye kandi rikomeye ryananiye abatazabona ubugingo ryitwa mbabarira, ku buryo umugabo agirana amakimbirane n'uwo bashakanye kugira ngo amubwire ijambo ryoroshye cyangwa kandi rikomeye ryitwa mbabarira, akiyaranje akanyura kuri lagareta agatahana envelope y'umugati bitewe n'icyiciro uhagazemo kugira ngo atavuga mbabarira. Hari n'abatanga imodoka biterwa n'icyiciro cy'ubudehe barizwamo. Ubwibone bwa gatatu ni ubwibone buzarimbuza abitwa abanyempano cyangwa abanyamuhamagaro. Mbibutse neza ko nta mpano n'imwe shitani adafite ubushobozi bwo kwihishamo. Ntushobora kuririmba ngo bimutitize. Mu isi dufite amajwi ane: tenoro, baze, soprano na alto. Bamumanuye mu ijuru aririmba 12 icyarimwe, nta n'umwe wantonye ntiwamutera ubwoba ngo zikuririmba. Cya kabiri, ibi ngibi byo kubitondeka hari n'igihe umuntu abwiriza akavuga ati iyo nsoje nawe ubona icyo arenzaho. Ntabwo shitani yagutinya ngo urabwiriza, kuko yajyaga abwira Yesu ati soma uko handitswe. Ntumva shitani atazi gusoma se? Ibindi abantu bateresha ubwoba ngo ni ugusenga. Nta masengesho wasenga ngo satani agutinye. Kuyo masengesho Yesu asanzwe ateye ubwoba atarasenga. Avuye mu y'iminsi 40 atarya atanywa, umuntu wamusuye bwa mbere na Apotre Yohana. Nikora yi Yerusalemu. Ninde wamusuye? Nimundebera ahantu satani avuye Yesu avuye gusenga 40. None umuntu ava mu yitata akabaho nawe umuhugura ukabona nareba nabi. Hari ukuntu abantu bazi gusenga baba nareba nabi. Ngo bafite n'ibikabyo ngo ni abantu bakaze cyane. Nta rwego wakangamo satani ngo wasenza ikintu cyamunaniye ni kimwe, ni uguca bugufi. Niryo shami ryonyine ajyaho anda yahagararaho. Niyo mpamvu nimubona umuntu ikintu cyose yaba akorera mu nzu y'Imana mukabona afite ubwibone, burya aba ari umwuzukuru wa satani. Umwuka wa kabiri ugize satani, tuza wa minota ndabona igihe. Mwuka wa kabiri ugize satani witwa amacakubiri. Ahantu satani ari ikintu cya mbere kibiranga, iyo yageze ahantu ahita hashyira ikintu cyitwa ibice. Ikizakurangira urugo satani yinjiyemo ni ukudahuza. Iyo satani ageze mu itorero abantu ntibahuza, bakubitana imitwe. Umushumba avuga ibintu, abadiyakoni bamwe bakajya hirya bati ntimuzabyemere, hanyuma gutyo. Nta kindi, shitani ahantu ageze ahita hashyira ibice mu nzira nk'eshatu zidasubirwaho. Yateranije Imana n'abana bayo bitwa abamarayika 1/3 yagihubuje mu ijuru na bugingo n'ubu n'abadayimoni ntibazarisubiramo. Icya kabiri ateranya abavandimwe babiri batapfa gutumetero cyangwa amasambi, isi yose yari iri imbere yabo, umwe yadukira undi aramwica. Niyo mpamvu amacakubiri yose waba ufite cyangwa se kwirema ibice byose waba ufite, yaba bishingiye mu karere uvukamo, mu mitungo urusha abandi, cyangwa se amanyazi y'amoko, Imana yemeza ko yavuye mu irangamuntu y'u Rwanda agasigara mu mitima y'abazarimbuka bayazize, uba ufite umwuka wa kabiri wa shitani witwa amacakubiri. Mwuka wa gatatu ugize satani witwa imitungo ye. Nkunze kubivuga ko kugira ngo urwanye satani bisaba kutabufite bimwe mu bintu bimuranga, kuko ntushobora kurwanya abadayimoni nawe ubarwaye. Ibintu bimuranga rero cyangwa se imitungo agendana iri mu bikapu nk'umunani. Reka mvuge 2 kuko igihe cyagiye. Igikapu cya mbere kirimo urukwavu rushushanya umwuka w'uburyarya no kubeshya, kandi iyo umuntu abeshye aba yubatse icyaha cyitwa umuzi gizatwara ibisekuru 500 cyangwa se imyaka 500 bigacika aho agikoreye. Kuko Aburahamu yageze mu Egiputa abeshya ko Sara ari mushiki we.
bukeye bwaho umuhungu we witwa Isaka nawe abeshya ko Rebeka ari mushiki we. Ibyo ntibyagarukiraho bukeye, kuko Isaka yabeshye nawe umuhungu we witwa Yakobo amubeshya ko ari Esawu. Hanyuma Yakobo abeshye se nawe birakururuka biragenda bifata abahungu be bamubeshya ko umwana akunda Yosefu yagize gute, yapfuye. Amara imyaka myinshi ari mu kiriyo cy'ihene agira ngo hapfuye umuntu. Igikapu cya kabiri kirimo itungo ryitwa isekurume ni icyaha cy'ubusambanyi nafite umwanya wo gusobanura, buri mu matsinda nk'7, ariko reka mvuge nka butatu. Itsinda rya mbere n'uryamana n'uwo batasezeranye, ibyo ngibyo bikamwinjizamo umuvumo uzatwara ibisekuru 10 cyangwa se imyaka 1000 bigacika. Yuda umwana wa 4 wa Yakobo yarasambanye, haciye imyaka iruta 1000 umwuzukuruza we Dawidi nawe arasambana. Bukeye bwaho uwo mwuka ufata umuhungu wa Dawidi witwa Munoni asambanya mushiki we witwa Tamari. Byanga kugarukiraho birakomeza, umuhungu wa Dawidi witwa Abusalomu arongora abagore 10 base. Uwo mwuka uragenda ufata Salomo arongora abagore 1000 base, irari ryanga gushyira Shaloni w'1,000. Iyo usambanye rimwe uyinjiza uwo mwuka bikazatwara imyaka 1000, kereka bazaba muri Yesu neza bagukomokaho nibo batazasambana. Ubusambanyi bwa kabiri ni abantu bareba filime z'urukozasoni. Ubwa gatatu ni abantu bikinisha umuntu agasigarana umutima nk'uwitungo. Ubwa kane nubwo Yesu yabwiye abagabo bakora, yaravuze ngo umugabo ureba umugore akamwifuza abasambanye. Iyo umugore cyangwa umukobwa yambaye imyenda igaragaza uko ateye, akanyura nko muri Matewusi akabonwa n'abagore gabo nka 40 bamwifuje, ubwo nawe azarara asambanye n'abagabo bangahe? Nicyo cyaha Dawidi yakoze mu gice cya 11 mu gitabo cya 2 cya Samweli. Shitani yagiye kukwica guhuza n'undi yamaze kwica. Iyo yamaze kukwicira muri korara gushyiramo nk'umwagenti yo kuzica abandi benshi. Hanyuma kugira ngo nsoze, navugaga Satani wari we, reka ne kwirirwa mvuga byinshi kuko igihe cyagiye. Umwuka wa kane ugize Satani witwa uburiganya, burimo ubujura bw'amoko 4. Reka mvuga ubwa kabiri kuko igihe cyagiye, ni ukwiba umuntu ahazaza, cyangwa se ni ukukwiba intego yo kurwana ariko ntakubuze kurwana. Wowe ukajya uririmba ukajya wiruka ariko utazagera aho wirukira. Reka mbaho urugero kugira ngo munyumve. Tuvuye mu gihe cyitwa Tour du Rwanda, ariryo siganwa ry'amagare. Hano haramutse hari umuntu uzi gutwara igare neza, ku buryo ari amasiganwa aza afite igare rimeze nk'ariya batwara, agahita ajya mu muhanda akirukanka akanabasiga, ageze aho basoreza yakaka ibihembo. Kubera iki? Ni ukubera ko yagiye mu irushanwa atanditse. Satani rero nawe ntiyakubuza kuririmba, ntiyakubuza kubwiriza, ntiyakubuza kuba umudiyakoni. Icyo akwiba ni intego y'ibyo urimo, warangiza ugakora gusa. Hanyuma icya kabiri ngo cyitwa kwica kimugenza. Abakare nabibabwiye, nubwo yica igice cy'ubugingo mu nzira nkenye, ariko tuzabana no mu minsi iri imbere. Imana ishimwe. Abakunzi b'ijambo, haleluya. Hari igihe abantu baba barakaye, haleluya. Muzamurire Yesu amaboko n'umwana. Kandi Imana ifite gahunda yo gutanga ubugingo bwinshi muri iri teraniro. Nasengeye iri teraniro, Imana irambwira ngo iraza gukiza ubugingo bwinshi. Hanyuma uko kwica ni ukukwica, akakwica mu bugingo aribwo butandukana n'umubiri iyo umuntu apfuye, hanyuma akakurekera umubiri ukaba umeze nk'umuntu uhagaze ariko kandi adahari. Ibi ngibi bigereranywa n'amakuru y'umukobwa witwa Bisayi. Mbabazwa n'abakobwa 5 muri Bibiliya kare nabivuze. Uwa mbere yitwa Dina, ni umukobwa w'ikinege Yakobo yabyaye. Uwa kabiri yitwa Mikali, umukobwa wa Dawidi. Umukobwa wa gatatu ni uwa Yefuta, umeze nk'abantu bamwe na bamwe bategura ibiterane muri iyi minsi bakabyina we, impundu zikavuga, ibyuma byinshi bikavuga we, ariko abo babyinira mu ijuru bababaye. Ibyo kandi nta kindi kibitera, ni ukuvugira umuntu ariko ukamuvugira kandi atakuzi. Umukobwa umbabaza kurusha abandi muri abo bose umeze nk'abantu bishwe mu bugingo ni umukobwa witwa Bisayi. Aboneka mu gice cya mbere b'abami ba mbere. Dawidi amaze gusaza bashatse umuntu wamususurutsa, bazenguruka Isiraheli nzima, babona umukobwa warushaga abandi ubwiza witwaga Bisayi. Bisayi yari umukobwa w'uburanga we, maze ngo baramureba. Birumvikana niba ari abarokore basenganaga baravuze bati, dore Imana waradutabaye. Bazamurira Imana amaboko.
Abisagi umusitari ko yashyingiwe ku mwami. Bibiliya ivuga inkuru ibabaje kuruta cyane. Iravuga ngo mu minsi yose Abisagi yamaranye na Dawidi, ngo Dawidi arinda atanga atamumenye. Uzi kugira ngo umuntu abe umusitari hano sejemu kuri YouTube abe umusitari n'ikirangirire, buhadeperi bamumenye, ariko mu ijuru banyirizi nabo kumumenya batamuzi. Nta yindi mpamvu nuko ubugingo bwapfuye umuntu akaba asigaranye umubiri. Nsoza, Satani yo yibagira animasiyo y'ingabo z'amatsinda 6, reka mvuga biri gihe cyagiye. Itsinda rya mbere ririmo umudayimoni witwa Porowoni, ikuzimu bamwita umurimbuzi, agizwe n'amakorosi abiri agaragaza uwo ari we. Irya mbere ryitwa ubwambuzi, irya kabiri ryitwa uburiganya. Ni umudayimoni usubiza abantu mu byo bavuyemo. Hanyuma ntago mwanyumva musobanuye kandi igihe cyagiye. Ariko iyo turi kuvuga Porowoni, ni umuntu ukubitse ibintu bitari iby'Imana kandi witwa umurokore. N'ubu ntimuranyumva, Porowoni akuvana sejemu akakugeza Canada witwa impunzi y'umukongomani kandi nta ntambara usize mu gihugu. Ukazagendera ku byangombwa bya shitani, ntushobora kwinjira mu ijuru ufite ibyo bintu. Hari abantu bafite ibiperime bya shitani, ibidiporome by'abazimu kuko babibonye bakopeye. Ibyo byose ni imitungo y'abadayimoni. Reka nte gutinda kuri Porowoni. Itindi tsinda ni abadayimoni bakorera mu kirere cya 4, bafite misiyo enye ku itorero. Bamenywa n'abantu basomye Daniyeli mu bice 10. Bashinzwe guteza intege enye mu itorero. Ya mbere yitwa guteza abarokore umunaniro w'ubugingo n'umubiri, ku buryo izo ngabo zamaze kugufata usengeye ibiryo uri kubimara. Ibyo bidayimoni biragufata ugasigarana amasengesho yitwa ingingo z'ingenzi cyangwa gusenga bitewe nuko waramutse. Umugabo akabwira umudamu ati senga mu nshamake cyangwa n'igisengere. Ati Mana wakoze twakurinze, toka Satani, ibyo nakubwiye wibwira ijoro ryiza. Amen. Ku buryo umuntu agera ku rwego asenga yiyoroshe yasigaye ijosi. Abo badayimoni bamaze kugufata usengera kubyuka wagiye ati Mana wibonye nagiye ngaho tujyane. Amen. Ibyo ni ibyo shitani akoresha yiba. Icya gatatu kimugenza ngo ni ukurimbura. Nsoza, iyo bivuze ko umuntu arimbutse biba bisobanuye iki? Ni uko umuntu agiye gupfa akazategereza umuzuko wa kabiri, kuko imizuko ni 2. Hari uwa mbere uzabaho, nzawubigisha turi kuvuga ibyo kugaruka kwa Yesu. Ni umuzuko ureba abana b'Imana n'abantu basinziranye ubugingo muri bo, kandi umuntu wese azahamagarwa n'ijwi ryagendanaga nawe agihumeka. Mu muntu hatuyemo amajwi 3. Irya mbere ni ijwi ry'umubiri. Hari abantu bakoronijwe n'umubiri, kandi ntabwo umubiri twawuvuga ngo mumve tutavuze inshuti z'amagara zawe 3. Reka mbabwire imwe yitwa isoni, kandi ngo isoni zitwa impambiranye. Iyo ucitse Satani bakubatije agutega wagiye muri korari, akavuga ati abaririmbyi batinda kwihana, wamucikiraho akakurindira bakugize umudiyakoni. Uko tugenda dupanda, uko umuntu atinda mu idini n'ibihe bye byo kwezwa biba bike. Reka ne kuhatinda, ku buryo umuntu agira isoni yajya muri resitora no gusengera ibiryo bikamunanira akabisangira n'abadayimoni yabyiguriye ngo hatagira umureba. Inshuti ya kabiri y'isoni yitwa gasuzuguro. Reka mve kuri ibyo. Ni ijwi rya mbere rituye mu muntu. Ijwi rya kabiri rituye mu muntu ni ijwi ry'isi. Mu bivugirizo nk'umunani bigendana nayo, reka mbabwire kimwe cyitwa ibitutsi. Umubyeyi abakare nabibabwiye agirana ibihango 3 biruta isano hagati ye n'uwo yabyaye. Igihango cya mbere ni amezi 9 umujyana mu nda, icya kabiri ni umugongo umuhekamo, icya gatatu ni ibere umwonsa. Ibyo 3 bihereza umubyeyi ububasha ko ijambo ryose azavuga ko yabyaye rimufata, kabone n'ubwo yabakina. Iyo wihanukiriye ukita umwana wawe icyo ntazi, azapfa ari uko ameze, keretse nagira ubuntu bwo kwakira agakiza agakizwa neza. Nsoza, mwitonze nk'abakurikiye. Icyo cyitwa kurimbuka, abazarimbuka bari mu byiciro 4. Reka mbivuge nihuta. Icyiciro cya mbere ni abantu babeshya Imana ko bakijijwe, Imana ikabihorera, cyane ko ubeshya Imana agakiza ikwizeza ko uzagerayo. Daniyeli yaravuze ngo abaca mu isezerano nta mpamvu azabayobesha kubashyekenga. Niyo mpamvu mubona abantu buzuye mu nsengero ari benshi, ariko ibyaha bitashize mu bantu. Itsinda rya kabiri ni abantu bananiye Imana mu mihamagaro, cyane ko Imana wayihombeye ikigukoresha ntigukuramo, ahubwo isigara igukoresha ariko ikirinda gukora nawe. Bisobanuye iki? Kuba wanywa inzoga uri umuyobozi wa korari ntacyo bitwaye Imana, mu gihe ushobora gutanga imisanzu y'abantu 9 batayifite. Irakwihorera ikagukoresha nk'igikoresho ariko utari umwana. Itsinda rya gatatu ni abantu bose banze guhindurwa n'ubutumwa bwiza, bameze nk'uwitwa Nyamutunzi wamanutse Gehinomu ngagasanganirwa n'ibijepe byitwa ibidayimoni, bikamufata amateko bikamubwira ngo gahunda rero ni ugukomeza kujya gushya.
Itsinda rya kane ni abantu bapfuye ubutumwa bwiza butarabwirizwa. Imana izabana ko bari bafite umurimo utegetswe n'amategeko mu mitima yabo, ariko ntibawitondere bakawugendera mu bibi. Ariko twebwe abakristo twaje turashima Imana ko twavuye ku ngoma y'umwami Nyirimbabazi. Iyo twemeye tugaca bugufi idushyiramo ubugingo buzima. Fatira mu kiganza uwo mwegeranye nkubwira ikibazo umumbariza. Ufata umwe. Bonye abapinze. Umuntu apinga yaje gusenga buriya atashye abameze ate? Bazufashe ngo ari ubu uri kumva ijambo ry'Imana n'igihe wari ugikizwa, impanda ivuze n'iryari wayumva. Mubaze ngo ari ubu uri kumva ijambo ry'Imana n'igihe wari ugikizwa, impanda ivuze wayumva ryari? Biragaragara ko abenshi bahuye n'umujura. Nsoza, ibipimo ni bitatu bigaragaza ko umuntu yahuye n'umujura. Muri maso tuganire abakunzi b'ijambo, haleluya. Igipimo cya mbere kigaragaza ko wahuye n'umujura ni ibigero by'amasengesho yitwa gusabana n'usenga. Reka nteye kubyinjiramo kuko umuntu iyo yumvisha ijambo ry'Imana iminota 30, abasesenguzi bavuze ko abakwiye gusenga amasaha 7 ngo yumve ibyo yumvise. Icyo ni icya mbere. Usenga igihe kingana ute? Barizo mwegeranye ngo usenga umwanya ungana ute? Uretse garuka nanone icya kabiri, igipimo cya kabiri, murahari abafite smartphone mugire gutya ndebe. Smartphone nyine abazifite ntabyo mushaka Imana izijyane. Izi smartphone zikenera ibyo bita mame. Niba ama megabyte uguriramo hano asumba ubwinshi amaturo utura, nawe wahuye n'umuju. Icya gatatu nsorejeho tugahita dusenga. Abantu bakureba uza gusenga buri munsi bakabukubona ufite igitambaro, bakakubona uyoboye amateraniro, bashobora gupimiranya bakibeshya ko uzajya mu ijoro n'amaguru. Ariko igipimo kitakubeshya kitarya ruswa n'inzozi urota. Niba urota imbwa zikurya ugwa mu minyobo ibintu bikuniga, ni igisobanuro simusiga ko unapfuye warimbuka, kuko nta muntu uzajya mu ijoro adasanzwemo. Muhombeke amaso yanyu dusenge. Urakoze Yesu. Muntu wumva yaribwe ahaguruke, ufite isoni we yicare. Kandi